Ino TV. Yitwa Moise, ni umudekorateri mu mujyi wa Kigali. Umuntu ufite ibirori, ubukwe, ibirori byose bigendanye na ama event yose. Yego. Byose arabikora. Yago ntakibambura ngo ntere umuntu bisi nago bibaho. Sibyo? Aho ngaho ubusuzuguritse n'ubundi gukubita umuntu mubana, sibyo? Mwiyemeje kubana mu bino mu byiza, ukarambura ikiganza ukamutera urushyi cyangwa ukamucira mu maso imbere y'abantu. Ntago bari sawa. Kwara abavuga ngo kugira ngo jewe unshogoze unduke unyite kitari cyo wantera iki. Nawe uri nanjye ndi mwiza ku giti cyanjye. Nanjye ndi mwiza. Ese yabaragiye kumitamo ndi mubi. Oya. Abo beza uri kuvuga yabonye mbarenze. Nkubwire ngo ndabyumva. Oya ntagareshe. Ntagareshe. Ariko hari uburyo umuntu hazamo nkwe nk'urugero. Yego. Nk'ubu nkagera ku rutwahuye. Hari ukuntu uhura n'umuntu nk'umuhungu. Noneho byari nka kera nyine umuntu abakiri muto cyane ariko atari cyane ariko ukibiwanye. Akaba ari babahungu bashaka muhure mu kajorojoro ka nijoro nyine nta muntu umumenya. Ariko umuhungu we ugukunda by'ukuri ariko ugati nyine kumenyana ni wanyu. Nyine kuza kureba aho utaha. Nyine kumenya umuntu wandereye umukobwa nyine umufiyanse. Icyo gihe mu giteretana. Avuga ati nyine kubamenya. Uwo muntu yateye nambwa akaza ikizere cyambe kiba gihari. Kuko buriye umuntu uzi imbere y'ababyeyi akavuga ati nge nkundana n'umwana wanyu. Kandi ndamukunda. Ni bakeya. Ikibazo cyanjye ni cyambere. Icya kabiri hari ubundi buryo umuntu ashaka kugukoreramo ibintu atari kuvuga ngo by'iyi minsi ngo waguhundagazeho udufaranga kukugira ngo akunda kwirira. Ukabona ko ikizere gihari. Ideas umuntu ibitekerezo idea nyine ibitekerezo by'umuntu abyuka byumva kumva ko ni ibintu nyine by'umuntu mukuru kandi ukeneye no kubaka. Mbese muri make kuko barahuye n'abantu benshi batandukanye uramumenya pe. Ariko ahura n'abantu benshi. Ni umusitari. Mpamvu mvuze ijambo star ni umuntu uhura n'abantu benshi. Ahura n'abantu benshi kuko imirimo akora nkuko wayivuze nawe yabimbigiye ni umudekorateri. Uyu muntu ahura n'abantu benshi kandi bafite ubwiza butandukanye. Yego? Kandi mu gihugu hose ubwo mu burasirazuba mu majyaruguru mbese ahantu abeza bose bashoboka ahura nabo. Ikibazo cyanjye ni kimwe. Ikizere gituma ushobora kuba wakerekana icyiza cyo kumwizera ugishingira kuba ikidushingiye kuri ibyo byose nkubwiye. Buryo umuntu uzwi n'abantu benshi hari igihe hashobora kuba harimo kuba utamenya amahitamo ye kubera ko ashobora kugorana bitewe n'iki bitewe na za challenge zose ahura nazo. Wowe ushingira he nk'umukobwa uvuga uti n'uwanjye wenda nimba nabivuga gutyo koko biranashoboka ko waba ubyiza ariko ni iki gituma wowe umwizera? Jewe rero icyo kintu ngiye kumanza kukubwira ugiye kurebera kuri ibyo wasara. Yego. Nawe uri nanjye ndi mwiza ku giti cyanjye. Nanjye ndi mwiza. Ese yabaragiye kumitamo ndi mubi. Oya. Abo beza uri kuvuga yabonye mbarenze. Nkubwire ngo ndabyumva. Oya ntagareshe. Ubeshye. Yabonye mbarenze. Ubwo icyo nicyo gisubizo cya byose. Okay. Tugiye mu kiganiro nyirizina. Moyi. Gose twiganire nk'umuntu kabisa uri serious. Ni iki Jose yakora mu rugo? Kandi ubu turabivuga harabo ziri gusenyuka murabizi. Murabizi neza harabo ziri gusenyuka mu gitondo ukadekora kabisa ubukwe bukabaye fresh bagashiramo miliyoni ukabibona. Ariko mu gitondo wa muntu wazamubaza uti mumeze mute bageni beza mumeze muta bakakubwira ati sinkiri kumwe nawe. Ibyo ni ibintu byarangiye kera. Ni iki Jose yakora? Ni iki mu rugo umugore akora bikamuganisha kuba wavuga uti uyu nguyu ngomba kumwera imina byanga bikunda? Ubundi mu rugo hajemo akantu ko kutubahana. Akantu ko kutubahana ukumva ko niba ngewe umugabo niba nagiye yego mu kazi sibyo niba ntashye wenda saa 5 z'ijoro kazi nibwo karangiye kumva ko hari ibindi narindimo agahita byumva atyo agatekereza ko hari ibindi narindimo. Aba bantu mudukurikira kandi umuntu murabugira niba uyu munsi ntashye saa 2 nibwo akazi karangiye ejo ntashye saa 5 nibwo akazi karangiye agahita kompara
ejo yatashye saa 2 uyu munsi atashye saa 5 hari ibintu yari arimo agahita atangira kujya muri phone agakora checking ku matelefone akareba ngo umugabo wanjye yavuganye n'uyu nguyu umugabo wanjye yavuganye na kanaka umugabo wanjye yaguriye uno muntu aka kantu yego ibyo bintu hanini urugo birarusenya kutizerana ibyo bintu byose bikubiye mu kintu cyo kutizerana ubwo ni ukuvuga ngo watashye ukaza saa 5 ejo ukazaza saa 4 ukagenda uhindura ubwo ni nko kumucecekesha ngo ntukanshyireho ikintu cy'ikibazo cyagatunambwene ngo nareke kwimajina ariko kuko yabivuze ngo ubahana iyo nawe abona ari bukererwe yari umugabo uzi ko nta kindi arimo kandi umugabo ugukunda arabikumenyesha ahubwo ati sheri ejo natashye saa 2 ariko uyu munsi ndibuze saa 4 kubera impamvu z'akazi ngiye nshobora kuba ntashye direct sibyo ndahantu wenda nteze moto ndi kuri moto umukiriya arampamagaye kandi narangije kumubwira ko ntashye umukiriya arampamagaye we Moses uri hehe garuka hano mu mujyi mwereka akantu nkorera yego ako kantu ugiye kumukorera wenda karimo inote y'ijana n'urugero yego inarenga wasuceka ko ntabwira amatari ngo katadusubira inyuma aba yari umugore tutumvikana ariko nawe ujya gukata ukagera gutuka uyijyayo atakubwiye se atakubwiye nshobora kumubwira sibyo cyangwa n'umubwiye cyangwa simubwiye ariko biba byiza iyo mubwiye iyo aba rero umuntu nawe muzimuzi uzi gusesengura urumva anavuze muri ka kantu ko kubahana aho ngaho no kwizerana bizamo sibyo aba yatanyizeye yakeka ko arandi yakeka ko arahandi nagiye kandi ntago ari ko kuri none se Jose bibaye ngombwa ko ajya mu kazi akanararayo kandi akagira pani ya telefone ntabwo amarangamutima yawe yakibaza ibindi ari mutanatekereje ko yanamuzimanye cyangwa banayimutwaye ko bishoboka oya buriya iyo udasanzwe umenyeye ibintu turi kuganira ibintu biba muri societe ugasanga umuntu ubundi umuntu mukeka ikintu usanzwe umuzi udasanzwe bizi ku muntu aragusobanurira ukabyumva ariko ashobora kubimbwira nanjye hari akariske maze mbona hari iminsi dufitanye nyine ako kabazo mbona dufitanye ikibazo cyo kutizerana hagati yacu icyo gihe kimbwiye ari iyo situation ndimo muri iyo minsi ntago nahita mbyumva navuga ati none kuki uzi nimero yanjye kujya ukabazo kakubayeho n'ihita umbwira watira n'umuntu muri kumwe ntago wabura umuntu utira hanze ati kuki uzahise umbwira aramutse agushubije nabi kakuvuga atari ko kuki hari igihe ubaza ibintu by'ubugoryi wamusubiza ngo ikiwo icyo gihe uramwihorera uramwihorera erega buri abantu babana niyo mpamvu bakubwira ngo uramwihorera ko ushobora kumvamo ibintu byinshi ko ushobora kwanga kumushyira amazi muri dushe ukanga kumugabo unyine ugatangira kumuhima oya icyo gihe wowe ukora inshingano zawe nk'umugore zikureba hanyuma umujinya wamara kugabanuka nawe ubwe ngiye ikintu nzi neza umugabo nyine umugabo muzima nawe harya abona ko yakosheje iyo wamwihorera ugakora inshingano zawe gusa wowe ukamwihorera ntundarakare ngo ubyimbe ngo akubaze umwihorere ariko abona ko kwishima kutagihari kwishima mvuga si uko wibagiwe inshingano zawe kuko undi mwisanzura buri umugabo mubana mu rugo mbabwiza ukuri bazababeshye ngo umugabo ngo ni igiki uhabwa umugabo mubana mu rugo mukundanye mwisanzuranye bise ni nko kubana nande ni nko kubona Yezu yagarutse mu isi ubu ngubu kuba wishimye rero nawe abibona yuko utishimye iyo rero ari umugabo muzima arakwicaza akakuganiza se sheri wabaye iki byagenze tukamubwira ati ariko ejo bundi wambwiye nabi ejo nakubajije gutya na gutya unsubiza nabi niyo mpamvu nishimye yambwira ati okay niba narakubabaje mbabarira nawe urabiza ibiki umugore ashaka gukora bigasomborotsa umugabo asanzwe amukunda akamutera urushyi ubwo bibaze nk'uyu nyine ninjye babajije oya ni wowe mbibaza ni ibiki ushobora gukora ni ibiki ushobora gukorera umugabo n'umujinya n'iki akagutera urushyi musanzwemo mubana ntabwo namenye icyahita kimurakaza abo nakivuga urumva iyo hajemo ako kantu ko gutera umuntu urushyi ntabwo biba ari sawa ntabwo aba ari sawa rwose nyine abantu babana mu nzu sibyo ntabwo habura utuntu sibyo ntabwo habura utuntu ariko se mbyitenguye wenda ashobora kuba turi wenda twagize nk'abashyitsi sibyo aba namubwira ati sheri akira abashyitsi ahita ambwira ati se wowe wabakiye gutyo
aho ngaho nanjye yabansuzugura mukubita ko ntabwo nakibambura ngo mutere urushyi ahandi Agahita harutuganije sibyo ntabwo nakibambura ngo ntere umuntu urushyi ntabwo bibaho sibyo aho ngaho ubusuzuguritse n'ubundi gukubita umuntu mubana sibyo mwiyemeje kubana mu bino mu byiza ukarambura ikiganza ukamutera urushyi cyangwa se ukamucira mu maso imbere y'abantu ntabwo bari sawa ko hari abavuga ngo kugira ngo jewe unshogoze wunduke unyite kitari cyo wantera iki oya biriya bintu ntabwo bari sawa ntabwo bari sawa njye nagira umuntu namugira inama bidakunze ubona bitari gukunda umugore muri gushyomorana yabigenza ati ese ntubona abagabo bahunze urugo ni ukubera iki se basaba yabaye kuba igihe nk'umugabo ahoza umugore ku nkeke bisunze uko yakamukora umugabo ahoza umugore urumva uriya mudamu uri ku ruhande aravuze ngo hari igihe umugabo ahoza umugore ku nkeke kureza ko yanamukubita bikava mu nzira ibyo bintu rero uri kubyumva so bimbajije umudamu uri hano hanze ya kamera ni hahandi ujya kubona ukabona ngo umugore sibyo yagiye mu buzima bwe cyangwa se umugabo nawe yagiye mu buzima bwe aho ngaho umwe aba yahunze undi n'ubundi buri kwimika umubano wo gutandukana rega sibyo umwe yahunze undi so wahoze umuntu ku nkeke noneho hari ikintu abagabo nyine benshi nk'ingo ziri hanze aha nk'uko wabivuze shamana ugasanga umugore akora ikintu cyose ko umugabo ntajya ashima bibaho mu buzima ahora abona ibibi gusa babaho mu bagabo kuki se bitaba ku bagore bagahora babona abagabo nta kizagira ugasanga umugore yakoze amasuku yagize gute ibintu byose ariko umugabo nta aravuga ati ntakiriho okay ubundi mu buzima busanzwe umugore n'umugabo bakiri bato ntamwe nyine babajene kandi bagifite igikundiro muri society umudamu wawe aracyakunzwe nawe uracyakunzwe kuko dufata urugero nimba mubana nk'umugore n'umugabo usibye ubaza ariko ashobora kubona ati Moise ni umujene Jose ni inkumi si urugero ubundi mu by'ukuri kugira ngo society itabasenyera urugo mbaze Jose kugira ngo society itabasenyera urugo babandi bari buze gukunda imiterere yawe ukusa ukumeze kandi babona uri ari n'urungano wabigenza gute ko hari abantu badukurikiye ariko byananiye kavuga ati byarananiye kwimanaginga burundu abahungu barankunda abagabo barankunda kandi gufata icyemezo ngo mbabwize ukuri byaranze bigatangira biterera ubu tarakonfirma nawe ubukijagaraye nawe ubukijagaraye ubu tarakonfirma akwiye gukonfirma ryarese ugomba gukonfirma igihe yemeye kubana n'umuntu mu nzu nk'umugore n'umugabo ukemera nyine ko ubu umugore we n'undi akaba umugabo we icyo gihe ubukonfirma ukavuga uti ejo nimpura n'umusore akamvugisha nzamubwira ati ngende mariye gute ni uburyo bwinshi icyambere ashaka kwaka nimero ukayimwima ukamwima akanimero none abagore mutanga nimero ndabashuhuje kandi barahari twagiye icya kabiri ashaka kuvuga ati unsanga kuri uyu mugoroba niwe nkugurire akantu tuwe tuganira nabyo ukabigenza ute nabyo ukabyanga ko umugabo wawe tujye tuvugisha ukuri umugabo n'ubukene bukeya afite hano hari abantu rwose bahita nibibareba mu bushobozi umugabo afite bukeya ashaka kugura ku kaboroshete baragiye kugushukisha bari bagiye kugira ute kandi usibye ko abagore batajya banabiha agaciro ako ko hanze ugiye kurya iminsi 2 umugabo agukorera byinshi byikubye nk'inshuro utanabara z'ibyo ngibyo byakujyana umunsi umwe rero yanakabuza uwo munsi wenda wumva ugashaka wakihangana kuko abazayabona akakugurira muri make utuntu tw'abagabo ni ukudutera umugongo nyurwa n'ibyo umugabo wakuzaniye aguhaye reka nkubwire hari ukuntu ureba umukobwa ukabona afite ubwuzu ukabona afite impuhwe ateye uko nyine nawe abyifuza uyu mukobwa rimwe na rimwe mugahuriraho mugomba gusangira ka break ka mu gitondo wenda ntimunaziranye ariko ugiye kugafatayo kubera rya joro waraye ntiwaraye iwawe ariko uravuze utureka mfate ka breakfast murahahuriye n'umunyempuhwe pe akwatsa akanimero kandi ya ntambwe ya mbere cyangwa 2 cyangwa 3 ashobora kukuganisha kuri level yo kuba Jose yazamenya ko watangiye kuba umuntu wirabura wari inzobi mu by'ukuri kugira ngo umuntu yirinda abagore b'ibimero bari hano hanze n'inkumi ziteye amabengeza yiyubakira urugo rwe ni irihe banga byakorwa ndahamya ko nta mukobwa ujya wakanimera umusore
ibahora nawe nanjye sinamuvuze barahari bashiritse ubu aya njyewe ndemereza ko ntawe ahubwo hari uburyo akwigaragariza akagutera ubwuzu akagutera urugwiro ugatangira kumuganiriza noneho hari n'abavuga bati ni nta mwaka nimero aranyita ikigwari ari umugabo aranyita ikigwari ni nta mwaka nimero wenda mwahuye reka nkwereke sibyo ngewe ni gake mba ntari mu mujyi iri jambo muri tega amatwi sibyo ni gake mba ntari mu mujyi ni gakeya buri cyumweru mba ntari ahantu hari abantu b'abakobwa barenze 50 yego ni urugero mu makwe ahantu henshi runaka ngewe mba ndi kumwe n'abakobwa ariko nta mukobwa turajya muri ibyo biganiro sibyo ngo tube twakominikana ku buryo ngewe rega ntabwo ndi kuvuga wowe rega nunyumva neza ikiganiro ntabwo gishingiye kuri mwebwe ahubwo hari abagabo babikora ahubwo ngewe ndi kuvuga ngo yabikora gute muri he banga kugira ngo wa mukobwa atamwita ikigwari cyangwa se kugira ngo atamukuraho nimero ejo bikazasenya cyane ko abakobwa bubu ubundi barakubwira ngo kugira ujye nkunda umusore nakunda umugabo kubera ko azi ko icyambere cyo azakenera telefone ashaka umugabo azayimugurira azakenera ikanzu nziza n'agasaha buri imirimbo yose none wabigenza ute kugira ngo uwo mukobwa w'ikimero w'uburanga burangaza atagukura muri ya position y'urugo rwawe kandi ko bijya bishobokera benshi ibanga nirihe iryo banga naryo nzi kuko ntabwo ibyo bintu ndabikoreye Jose yavuze ati jewe anyatse nimero nayimwima kubera ko sindi umucuruzi sindi iki wenda ngo tuvuge ngo duhujwe na business ahubwo ni relaxation yo gutangira kuntereta kandi kuntereta kwe biransenyera urugo atambwiye ngo ngwino ku mugoroba ubwo ni cyagiye yaba nayifite ngwino dusangirira hana byakabyanga mu rwego rwo kukavaringa cya kintu nyine cy'ubudahemuka mu rugo umugabo we yabigenza gute ko hari abakobwa badatereta ariko bazi guteretesha uko baremwe ngewe sibyo Ino TV likinga, kora subscribe gutya.